You know, in The Spirit of Prophecy, in Testimonies for the Church, Volume 9, in 19th page, it says, in a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. We have that privilege of being light bearers for God, ambassadors for Christ. Then in the 7th volume of Testimonies for the Church, page 138, it says, Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people, separate from the world, by the great cleaver of truth, the great knife of truth. He has cut them out from the quarry of the world and brought them into connection with himself. He has made them his representatives and has called them to be ambassadors for him in the last work of salvation. Ndagusuhuje inshuti muvandimwe we ukomeje gutega amatwi Kalungu TV official, ngusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Muvandimwe weho dukomeje kubana muri ya gahunda yacu kwiga Bibiliya, buriya ni ukuvuga ngo ujye ukora subscribe kandi ujye dukurikirana buri gihe kugira ngo ibintu bigende neza. Rero muri aka kanya ngarutse tutagiye gusoma Bibiliya, aho tugeze mu gice cy'itangiriro ku gice c'9, tuzakomeza dusoma mu minsi iri imbere. Ariko abakunzi ba Kalungu TV benshi bakomeje kumbaza ibibazo byinshi bitandukanye, bambaza ibyabaye mwiriya migi muri Amerika, ukuntu umujyi wose wahiye. Nza kubitekerezaho cyane, ndangije ndababwira, barambaza bati mbese hari aho bihuriye n'ibyo twigisha cyangwa se hari aho bihuriye n'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri rero nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka, nibyo atari n'uriya mujyi wahiye, hari n'indi iraze ikurikireho. Mbere rero y'uko dutangira, katumanze dusenga Imana maze ubundi twinjire neza mu buhanuzi cyangwa se mu bimenyetso bibanziriza kugaruka kwa Yesu. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kubana natwe, urakoze yuko wongeye kuduha aka kanya kugira ngo twongere twige ibyanditswe byawe byera, kugira ngo ubwo ugiye kugaruka tutazatungurwa. Nyagasani Mwami Imana, bana natwe kandi udukomeze, uduhe ubwenge, uduhe kumenya ndetse no gushishoza, mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe rero ndagira ngo nk'uko mubizi, nta kintu na kimwe kijya kibaho gitunguranye, ahubwo abantu bafite kwinangira muri bo. Imana yaravuze ati, nigira umwete wo kumvira amategeko ngutegeka uyu munsi, sinzaguteza indwara zimwe nateje abanyegiputa, mbese ngo nta kaga kazigera kakubaho. Isi yacu rero nayo ifite ingorane, ifite ibizazane, ifite akaga. Abantu barabwirwa ariko kumva ntabwo bashobora kumva cyangwa se ngo basobanukirwe. Mu by'ukuri njyewe ibintu bijyanye n'ubuhanuzi mbiha agaciro cyane cyane ubuhanuzi bwanditswe muri Bibiliya, ndetse n'ubuhanuzi Imana yacishije ku mujakazi wayo Ellen White. Ni ukuvuga mbiha agaciro kandi nkabikurikirana, kuko kera tukiri abana twajyaga tubyiga, tugasoma ibitabo, twasomaga ibyatubwiraga yuko amashyirahamwe yo mu isi azaba ameze nk'ibikeri byo mu Egiputa. Ndahamya ndashidikanya ko ubu aka kanya abantu bose bari mu mashyirahamwe. Twasomaga yuko hazaza iby'amafaranga rimwe, nabyo bizaza. Twasomye iby'intambara z'Abanyalibiya, twabisomye mu buhanuzi kandi byarasohoye. Ba Kadafi bararwanye, izo ntambara zanditswe. Ndetse twasomye twiga byinshi, batubwiraga ibigendanye n'ukuntu n'izi za covid zose zari zarahanuwe. Tofeti mu Butaliyani byari byarahanuwe. Inzu ibyihebe byagiye zisenya zo muri Amerika byari byarahanuwe. Noneho rero impamvu mwambajije wenda ibi bibazo ni uko mwumvishe ibyo biri kuba, mukambwira ngo hari aho bihuriye. Mu by'ukuri rwose nta gushidikanya, nta shiti, bihuye n'ibyanditswe
n'ubuhanuzi byari byarahanuwe. Ndagira ngo mbabwire rero imwe mu mijyi yahanuriwe, harimo umujyi witwa ibi igihe Imana yanyuzaga ubutumwa bwayo ku mujakazi wayo witwaga Ellen White, yari umumama w'umunyamerika ariko wakoreye Imana cyane, ndetse Imana yemera kumucishaho ubuhanuzi bw'ibizaba mu minsi y'imperuka. Ibimucishaho yatangiye afite imyaka 9, niho yatangiye umurimo kugeza ashingiwe Pasiteri White, bakomeza bakora umurimo w'Imana kandi ibyo bavuze byose bigenda bisohora tubibona. Niyo mpamvu ubuhanuzi bwabo tubufata nk'aho bwavuye ku Mana, tukabufata nk'ukuri. Rero mureke mbabwire bimwe yavuze. Yaravuze ati ipica y'ibyongeye kunyuzwa imbere yanjye kwari ukugurumana kw'inkongi y'umuriro. Abantu babonaga ayo mazu yubatse kandi asa n'atashoborwa n'inkongi y'umuriro, maze bakavuga bati afite ubwishingizi bwuzuye, niko bavugaga. Nyamara kandi ayo mazu yakongotse nk'amakara, ashonga imashini zizimya umuriro ntizashoboraga guhagarika uko kurimbuka. Abazimya umuriro ntibashoboraga gukoresha imashini zabo. Chicago ni umujyi witwa Chicago, sinzi yuri sindageramo, ariko ndi kubwira ubuhanuzi bw'umujakazi w'Imana. Chicago n'uwo wahiye baranditse ngo amapica y'ibigiye kuba vuba aha ku mujyi wa Chicago, ndetse no mu yindi miji minini nayo yanyuze imbere yanje. Mugiye gusuzugura Imana kw'iyo miji kwiyongera, n'umwuka w'Uwiteka akigendera. Imiyaga irimbura na za serwakira irashega. Inyubako zikomeye zizasenwa n'umuriro w'umutingito w'isi. Nyuma y'igihe runaka nongeye kubona ko kubaka amazu manini mu mujyi wa Chicago, ndetse nuko abizera bacu bahamagarirwaga kugira uruhare mu mitungo yo kubaka ayo mazu, ndetse mbona ko no kurimbuka kwayo guheruka kuri twe cyaba icigisho. Ndifuriza buri muntu wese kuba ubuhanuzi umujakazi w'Imana yatanze ni kera cyane, yasize imyaka irenze nk'ijana abivuze. Rero bitubera icigisho, kandi tumenye ko umwami wacu Yesu ari bugufi kugaruka akatwijyanira ahatazaba imibabaro, ariho tuzaba by'iteka ryose. Ntitugomba gushora umutungo wacu mwinshi w'amafaranga ngo tubone amazu akomeye mu mujyi wa Chicago cyangwa mu wundi mujyi uwo ari wo wose, keretse imigambi y'Imana yemeye kudukingurira inzira kandi ikatwereka neza ko tugomba gushora imitungo mu kubaka cyangwa kugura amazu. Bavandimwe, nta bintu biba bitaravuzwe, ahubwo Satani ni umugome, ntabwo ashaka ko abantu biga ibyanditswe cyangwa se ngo basobanukirwe. Aya magambo maze kukubwira yanditswe mu gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka. Yanditswe mu gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka. Ndifuriza rero buri muntu wese kumenya ko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi, maze ubundi tukitegura kugira ngo ubwo agiye kuza twese akazatwembera ikamba ry'ubugingo. Rero ibintu byabaye mu mijyi ikomeye muri Amerika byanditswe mu buhanuzi bwahanuwe n'umujakazi w'Imana Ellen White. Nta kintu na kimwe kizaba Imana itabanje guteguza abagaragu bayo. Ejo bundi numvishe umubwiriza umwe w'umupasiteri, naramukunze cyane, nakurikiye ibiganiro bye, nabikurikiye kuri YouTube. Uyu mupasiteri yabwiraga abantu ko bagomba kuva mu mijyi itandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagahungira mu byaro, aho batazahura n'imvururu, imidugararo zibera mu mijyi.
yabwiraga itorero ryacu ry'Abadivantisite ko ryakoze ikosa, anavuga yuko rigomba gusaba imbabazi ndetse bagasubiza indishyi z'akababaro ku bagizweho ingaruka n'urukingo rwa COVID-19 kuko ryabishyigikiye cyane. Uyu mupasiteri nubwo wenda itorero ryaje kumuheza, ariko yabibwirije mu materaniro makuru ku matorero abiri, yatanze ikibwirizo cyaranshimishije kandi numvise ko abantu bakwiye kubwirwa ukuri kw'iki gihe. Naho iwacu mu Rwanda duherereye hari abagiye bava mu mijyi minini nka za Kigali bakerekeza mu byaro, ariko we yavuze mu byaro aho muri za Amerika, kuko ubuhanuzi bwinshi buratwerekeza mu bigomba kuba mu mijyi, kandi ndagira ngo ibi ni ibimenyetso bigaragaza ukugaruka kwa Yesu. Rero twese bitubera icyigisho, kandi ndifuriza buri muntu wese ukurikiye Karungu TV gufata icyemezo ndetse no kwihana agahinduka, kugira ngo igihe nawe aho uri ingorane igihe zaza ugasinzira witeguye kuzabona ubugingo buhoraho. Aya magambo rero nk'uko maze kuyakubwira, ndagira ngo nsome akandi kantu gatoya ko muri Chicago nuramugira n'undi wahiye, nk'uko nabyumve ngo nyuma y'igihe runaka nongera kubona ko kuba nabibabwiye, ariko kamubwira aho uzabisoma, wenda utagira n'ibintu twebwe nk'abakunzi ba Karungu TV twihimbira. Byanditswe mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, cyangwa se ibizaba mu minsi y'imperuka. Uzabisoma nk'uko byanditswe n'umushakazi w'Imana Ellen White, dusaba kugira rero ngo bye kudutungura, ahubwo tumenye ko umwami wacu ari bugufi, kandi twese twitegure mu izina rya Yesu. Amen. Akadusenge. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kuduha kugira ngo dusome kandi dusobanukirwe, twige neza iby'inzira yawe. Bana natwe kandi ukomeze utugwirize ubwenge bwacu ntacyo bwakimarira, imbaraga zacu ntacyo zakimarira, ariko wewe uri mu ijuru ni wowe ufite ubushobozi. kandi mwami Imana, nk'uko ibyawe cyangwa se amasezerano yawe uvuga kandi agasohora, mwami Imana, bana natwe ukomeze kandi udusoreze amasezerano wasezeraniye abakwizera, mu izina rya Yesu. Amen. Rero hari igihe kuko dukomeje tugenda tubyumva, ariko kuba rero Imana yaragaragaje umujinya wayo, si uko itagira umutima w'imbabazi. Ni ukuvuga ngo nubwo ibyo byabaye cyangwa se bikaba aho umuji wose ugasha, si uko Imana itagira imbabazi. Iracaturamburiye ikiganza. Ubutumwa bwayo bugomba kubwirizwa mu miji minini wa New York. Ni ngombwa kwereka abantu ko Uwiteka afite gukora ikintu kimwe gusa, ngo atsembeho ubutunzi burundanijwe bagira, ngo bikingire ibikomeye byo ku munsi uheruka. Ni ukuvuga ngo biriya biba kugira ngo Imana yerekane, ntabwo ari uko ibibuza imbabazi, ahubwo ni ukugira yerekane ko ifite ubushobozi ndetse n'imbaraga zo gutsembaho ubutunzi, abantu bashira imbere, ndetse abantu bagakomeza bakiringira ubwo butunzi. Umushakazi w'Imana yakomeje mu gitabo cyitwa Ibizaba mu minsi y'imperuka, kuko kandi tuyirimo, yakomeje avuga ngo sinahawe umuco wihariye ku birebana n'ibigomba kwisuka ku muji wa New York. Icyo nzi gusa ni uko umunsi umwe amazu manini yo muri uwo muji azahanagurwaho no guhungabana gukomeye gukozwe n'ubushobozi bw'Imana. Urupfu ruzakubita abantu hose. Niyo mpamvu mpangayikishijwe n'uko imiji yacu yaburirwa. Bavandimwe, icyari kimuhangayikishije yumvaga ko iyo miji igomba kubwirwa ubutumwa. Ubu hari abantu benshi basinziriye muri uwo muji kandi baranze kubwirwa ubutumwa, cyangwa se batarakiye ubutumwa bwiza, bakaba badategereje kugaruka kwa Yesu. Igihe kimwe ubwo nari mu muji wa New York, ari nijoro, bandarikiraga kwitegereza inyubako zari zubatse ari amagorofa agerekeranye yerekeza mu ijuru. Izo nyubako zari zarahawe ubwishingizi bwo kuba ari ntacyo zatwarwa n'ibirimi by'umuriro.
kandi zari zarubakiwe kwishyira hejuru kwa ba nyirazo n'ukw'abubatsi bazo. Ipica y'ibyo rero nongeye kunyuzwa imbere nk'uko ibi nabimaze kubibabwira mbere. Ipica yongeye kumunyura imbere, twamaze kubisoma, ariko ni ukuvuga ngo Imana yacu, umwami wacu, umuremyi wacu, nta kintu na kimwe kizaba, nta kizadutungura umwami wacu atadusobanuriye, nta kizaba Imana itamanje kuburira abagaragu bayo. Nk'uko nabibabwiye kuri wa mupasitori yavuze yuko abantu igihe itangazo ryo kuva muri iyo mijyi minini ryatangwaga ryitwaga COVID-19, abantu benshi bahagurutse mu mijyi minini baja mu byaro. Abantu benshi bavuye muri za New York berekeza mu byaro byo muri Amerika kugira ngo bahunge uwo mujinya wari ugiye gutera. Kandi n'indi mijyi ikurikiyeho nk'uko tubisomye mw'iki gitabo cyitwa ibizaba mu minsi y'imperuka. Ndasaba buri muntu wese ngo yizere yuko ibyo Uwiteka yavuze ari ukuri, kandi abinyujije mu bahanuzi be, kandi ku bahanuzi bahanuye ari ubw'ukuri. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbabwire ngo mwese mwitegure ubwo umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka, tuzahabwa ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Amen.